Banyarwandakazi nizere ko mumeze neza, nizere ko Imana ikomeje kubarinda. Ni amakuru mashya, ni amakuru agendanye na couple ya Titi Brown ndetse na Nyambo. Ni couple mu by'ukuri abanyarwanda bose baforonga ku mbuga zigiye zitandukanye. Ni couple iri kuvugisha abantu batari bake, ni couple mu by'ukuri abantu bose babonaga ko iberanye ku rwego rudasanzwe. Ni Nyambo rero na Titi Brown bamaze kwamamara cyane muri industry nyarwanda, bitewe n'ukuntu mu by'ukuri umusore Titi Brown azi kubyina cyane na Nyambo akaba ari umukobwa mu by'ukuri uzi gukina filime. Kubw'amahirwe make iyi couple ntago byabaye byiza ko bakomezanya. Ni nyuma yaho kuri Instagram ya Titi Brown yerekanye amagambo akakaye cyane ko mu by'ukuri kwizera umwana w'umuntu bigoye cyane, ndetse na Nyambo akaba yasibye ikintu cyose gishobora kuba cyamwibutsa cyangwa se cyamuhuza na Titi Brown. Ni inkuru ikomeje kugenda ibica bigacika cyane ku mbuga zigiye zitandukanye. Twabonye ko Inyarwanda yabyanditseho, Isimbi TV yabyanditseho, ndetse mu by'ukuri na Kigali Today yabyanditseho. Ni inkuru iri kugenda ivugisha batari bake, amateleviziyo akomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ari kugenda agaruka kuri couple ya Titi Brown ndetse na Nyambo. Nkwibutse ko iyi couple yinjizaga amafaranga menshi biciye ku rubuga rwabo rwa YouTube. Murabizi neza ko bakoraga ibikorwa byinshi byo kwerekana ko ari couple ikunzwe cyane hano mu Rwanda muri rusange. Ni couple rero ikomeje kugenda igaragaza ko urugendo rwabo rwarangiriye ahangaha. Ni nyuma y'igihe kinini abantu benshi bavuga ko Nyambo adashobotse, ko Nyambo mu by'ukuri hari amashusho bafite agaragara yambaye ubusa. Benshi bakagenda bavuga bati ni ukumuharabika, ni ukumubeshyera. Uyu ni umukobwa ufite ubunyarwandakazi, ufitemo umuco nyarwanda, utagenda ngo ashyire video ye hanze yambaye ubwambure. Ni abakobwa bakiri bato bakomeje kugenda babica bigacika hano mu gihugu cy'u Rwanda, bitewe n'amavideo bari kugenda bashyira hanze yerekana ubusa bwabo. Ibi ntabwo mu by'ukuri byagiye byemeranywaho na bamwe bati ni uburenganzira bwabo, abandi bati mu by'ukuri nta mukobwa w'umunyarwandakazi wagashyize video ye hanze yambaye ubusa. Titi Brown we avuga ko mu by'ukuri Nyambo badakwiye kuba bakomezanya bitewe n'imico agenda avumbura ku ruhande abwirwa n'abandi bantu muri rusange. Nkwibutse ko niba utarakanda kuri subscribe, kanda kuri subscribe, utere comment, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi, ube uwa mbere mu kuba wamenya inkuru. Ni Titi Brown ni Nyambo bose bafite abantu benshi mu by'ukuri babereye nka role model muri industry nyarwanda, bitewe n'ukuntu abakobwa cyangwa se uyu mukobwa Nyambo yahiriwe cyane, ndetse na Titi Brown mu by'ukuri nyuma yaho yafunguwe, aho byagaragaye ko umwuga we wo kubyina wamuhiriye cyane. Kuri ubu akaba afite ababyinnyi ahemba, akaba afite mu by'ukuri abana akurikirana umunsi ku munsi, anishyura amafaranga meza cyane. Na mu gihe na Nyambo rero nawe akomeje kugenda agaragaza uruhare rwe muri industry nyarwanda, cyane mu gukina filime. Ni nyuma yaho uyu mukobwa bigaragaye ko aberwa cyane, ndetse benshi bakomeza kugenda bavuga ko uyu ari umwe mu bakobwa bashobora kuzaba aba boss ready mu myaka izaza, bitewe n'ubuhanga bamubonamo ndetse n'ukuntu akina filime atuje cyane, yakitinga neza. Ibi bikaba bimushyira ku rwego rudasanzwe mu kuba yatwara n'ama award mu myaka iri imbere. Benshi bagenda bavuga ko uyu mukobwa yatwara ama award. Iyi ni couple rero yakurikiranwaga cyane n'abajene bakiri bato, ababyeyi bubatse, ndetse mu by'ukuri n'abashesha kangu yabonaga ko batanga ama like n'ama comment kuri couple y'abana bakiri bato bakibyiruka, bafite vision iri clear cyane. Ibi wabonaga ko umuntu wese yabifurizaga ishya n'ihirwe kuba bakubaka umuryango bagahirwa, ndetse bakaba bagera kure. Kubw'amahirwe make rero batandukanye bitewe mu by'ukuri n'imico itaho wenyine. Mwese bwo murabyumva, ni imico idahuye basanze badahuriyeho muri bw'ibyinshi. Titi Brown yagendaga avuga ko Nyambo nta kindi kintu ashobora kuba yamwitura, no kuba yamubera umufasha w'ibihe bye byose, bitewe n'ukuntu yamwitayeho. Murizi neza ko Titi Brown yigeze gufungwa abeshyerwa azira ubusa. Nyambo ngo yamubaye hafi, yamusuraga, akamugira inama, ndetse akamwita umugabo we w'ibihe byose. Gusa kubw'amahirwe make shitani yabyivanzemo, aba bombi bakaba bamaze kuba babitangaza ko umubano wabo warangiye, kandi mu by'ukuri ko bashimiranye ku mpande zombi. Bashimiranye bati warakoze kuba waba umukobwa mwiza, warakoze kuba wambera umusore mwiza. Bakomeza kugenda babigaragaza ku mpande zombi, nubwo birangiye mu by'ukuri urugendo rwabo rurangiriye ahantu twakwifuza ko atariho bwo bakwiye kurangira, ahubwo bagakwiye kuba bagira umuryango. Ariko
ntago ariko byagenze. Ni Nyambo ndetse na Titi Brown bakomeje kugenda barikoroza cyangwa se batuma itangazamakuru rya hano mu Rwanda bari bavugaho bitewe n'ukuntu bakundanye ndetse n'ukuntu bagendaga bitana ababesto mu buryo busa naho buri fani ariko bwatumaga urukundo rwabo rukomeza kugenda ruba ruzamuka ndetse ruhabwa security ku rwego rwo hejuru. Guys, ndabakunda cyane rero, mukomeze mu pushing murebe ko mwakomeza kuba uyu muryango wacu no wazamuka ndetse ugatera imbere muri rusange. Ndabakunda cyane rero, izi zari update zihari hano mu gihugu cy'u Rwanda zirebana na Nyambo Delco ndetse n'umuhungu wa Titi Brown, umwe mu bahungu bazi kubyina, ndetse bafite impano idasanzwe, impano umuntu wese yitega ko izamugeza ku rwego ruri international ndetse ruri afora.